Hari umusore nkunda Yego. muhoza ku mutima wanje uyu ni wo munsi nagira ngo mugaragarize ko mukunda. Uyu munsi nubwo agaragaje ko mukunda. Ari ngo akora iki wundi? Ubundi ni umwajenti. Ni umwajenti. Ari ngo umwajenti ni umuntu ukora ikira? Acuruza mitiyu, arabikura. Arabitsa akanabikuza. Yes. Akenshi mani hari igihe uzana umubebi urumva bitewe wenda nuko wagize n'iki n'ibyo ugasanga nyine umuteye inda urumva, ariko mani wenda ndashaka ko nanjye mu gihe ibintu byakunze wenda nzagira nanjye nkubaka umuryango mani. Imigambi yawe mana uvuze yego, nawe avuga hoya uvuze hoya, nawe avuga yego. Gumya umupfuke. Ndashaka ko utubwira uyu muntu ninde. Sheri iwacu nyuma wabitinyuka. Sha urumva nyine ndahita mbikatire. Numva naguhobera gusa nkatuza. Orekera ibyo birahagije se kuki utahita uhaguruka ngo nahobera umukunzi wawe nyuma nubwo ya mitaka yabiranago. I love you so much. Ndagukunda cyane. I will never forget you. Sheri ndakwiginze pfukamye aha ngaha. Ni isezerano usezeranije, nanjye ndagusezeranya ko ntazigera ngo uyu mukino. Ni ukuri kw'Imana urakoze. Izahaguruka watanze imbabazi wallahi. Urakoze. Sinzi uko nabivuga. Biseriwe. Sheri urakunda ngukunda. Nawe nzigera ndukunda. Abantu bahita bahana n'akabizo di. Aranterura. Yego. Aranampobera. Yego. Umusaza hano yumiwe. Sisi bakugukumbura. Reka nongeye amasuza akunze Slim Jesus TV nkuko bisanzwe na nyamaso mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese mbibutse gukora subscribe dukomeze tugenda. So aka kanya rero murabizi hano kuri Slim Jesus TV we celebrate love, aho tugenda tuzana amakapa atandukanye abakobwa bafite abakunzi babo n'ibiki twakatungurana bikagenda gute neza. Uyu munsi wangarukanye n'umukobwa witwa ngo Kirata. Amazina yanjye nitwa Louise. Nitwa Louise. Kumeze nk'umuntu ufite ubwoba cyane byagenze bite? Oya ntabwo bafite, ahubwo ufite ibineza neza. Neza byiki kandi? Hari umusore nkunda. Yego. muhoza ku mutima wanje. Uyu ni wo munsi nagira ngo mugaragarize ko mukunda. Uyu munsi nubwo agaragaje ko mukunda. Yes. Hamaze iminsi rero ubyifuza mbwa ati nanjye ndashaka kuzatumira umukunzi wanjye. Nkibaza se koko uyu muntu ko kuri kurwanira bino bintu. Ese kuki urwanira kwerekana umukunzi mu gihe abandi bakobwa baba batavuga ati reka ne kwerekana umukunzi wanjye bitazarangira nikuye ku isoko nyine n'abandi kandi babanyeneye. Nje nta kibazo mbifiteho kuko ndamwizeye. Arankunda kandi nanjye ndamukunda. Nawe uramukunda. Nagira ngo nyine mbigaragarize abantu bose babibone ko ari we wanjye. Ari we wawe. Yes. Nakaye kajambo ajya kunda kukubwira turi kwigenda gake. Ari ngo akora iki wundi? Ubundi ni umwajenti. Ni umwajenti. Ari ngo umwajenti ni umuntu ukora ikira? Acuruza mitiyu, arabikura. Arabitsa akanabikuza. Yes. Ngagiye kutubikuriza natwe. Oya, ngiye kumutungura ahubwo we niba ufite gahunda uramubwira aragukorera nta kibazo. Yego. Nese kukimona nakamorare we ugura mutungura no mugeraho biragenda bite? Murare ndayifite wallahi. Yego. Umutima wuzuye ibineza neza. Umutima wuzuye ibineza neza. Cyane rwose. Dore ngo uri ahana bari gukorera tugiye kwagira, sibyo?
so nuza kuba wahura na Shira n'iriye jambo uri buze ko wamubwira? Ndabanza muhobere ehe musuhuze neza cyane, ubundi mubwiye ni Sheri wanje, ndagukunda cyane, yego cyane cyane, ubyumve ko ngukunda cyane. Ni kuri buze kuba yamubwira? Ego. Nibutse abantu badukurikiye, tuba dufite cameraman bita Tony Boy kuri Instagram, umukurikire. Tuba tugomba kumutwikira uriya musore. Kuki utakunda uriya musore ukajya gukunda Sheri wawe? Oya, amarangamutima yanjye yerekeye kuri we. Uramutse usanze Sheri ari kuguca inyuma yabigenza ute rero? Nabanza nkamwicaza tukaganira, twamara kuganira akasaba imbabazi, yegeze mikoro hejuru neza, akasaba imbabazi, tugakomeza urugendo rw'urukundo. Reba ukuntu wowe wiyambara, ubundi ukomoka cyangwa bahagaze ugakundana n'umuhungu w'Ikigali, ubona bitazakuviramo kusanga wamugotwaye, abandi bana bakubita akaboro ka hano agakubita mukonda uti hejuru. Ntago azabikorera, ndabyizeye neza rwose, arankunda kandi nanjye ndamukunda. So rero njyewe iyo ngiye kugera ku muntu tugiye gutungura, ndabanza bikangombwa ko ubanza ugasigara inyuma, umukobwa tuba turi kumwe, sibyo? So amara gusigara inyuma, ikintu bimfasha ndagenda nkabanza nkamuganiriza, tukaganira utuntu tumwe na tumwe, nkanamubaza nimba munakundana koko bya nyabyo utazadutubura. So mu kanya gato ndaza kukubwira bawitsimye hariya, sibyo? Kanya gato nza kuza kukubwira ndashaka ko uza mu buryo nyine atakubonye, sibyo? Tungure mu buryo runaka, sibyo? Ngaho usigaye hano noneho nyihera akamikoro kanye nkagendanye, sibyo? Banza umbwire ikintu ndi bumukubarize kwanza. Umumbarize ngo ko hari umukobwa ugukunda bita Louise, nawe uramukunda mu by'ukuri? Ikindi umubwiye ko nyine mukunda cyane, muza ku mutima, nje kumureba nyine kuko nabuze amahoro, nje kumukorera surprise. Ego. Akahe kantu se yagukoreye katumye cyangwa aheruka kuwukora katumye umukomora watereka musange ku kazi? Yarasuye nyine nari ndwaye ntameze neza. Uzi ko yisize ibintu ku muntu uraza gushobora kumukubita ikintu cy'ikibizura? Bitwaye ikize, akunda makeup wallahi. Yego. Sawa, urakoze, reka tugendane rero bakunzi bacu, nkuko nari kubabwira, dore murabizi ko turi hano turi we celebrate love. So ubu ngubu rero tugiye kuba twareba wa mwagenti wa mutipe ukundana n'umukobwa twari turi kumwe, tugiye kuba twaganira, dore nguyu kabisa ku kamera, ndakeka cameraman yamubereka. Dore nguyu kabisa nawe tugiye kuba twagana tumugezo, tuganira utuntu byinshi bitandukanye. Umeze gute boss wacu? Fresh nari. Umeze fresh? Nari kabisa. Umeze neza. Fasha kano kantu tuganire. Naki. Umeze bite? Ni fresh man. Umeze fresh? Sha nari bito. Bakwita ngo iki? Banyita Nzabiri kabisa. Bakwita Nzabiri hano tugusanze ku kazi uri kwicururiza amayinite. Niko kazi kawe? Sha niko kazi kanje, nyine urareba n'iki kazi kaba karabaye danje, umuntu akavuga ati reka nze umuntu reka ajye gushaka ukuntu umuntu yabona ibirayi n'iki nyine mani, aba ari insazi kabisa. Aba ari insazi. Umusore nawe se ni gute wahisemo ko watereka nze nicuruza amayinite n'akazi ka buri munsi? Nyine mani urabona umuntu aba yaragiye imihanda bikanga, akavuga ati wenda yabona aho yakurikira, nyine umuntu yaba ateruye umufuka ahantu, yabona nk'izo wenda 5 akongeranya mani agahita aza hano tu. Wagiye imihanda biranga uhita wizira mu kazi kaho gucuruza amayinite. Amafaranga yo mu gishoro cya mbere cya mitiyu cyangwa se cyo gutangira business wagikuye he? Sha nari umukarane hano Nyabugogo. Ego. Ndakora kubw'amahirwe, wenda nyine Imana bujya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo Imana ireberera imbwa nihumbya. Nanjye ngirira impuhwe nyine mani, niko kwisanga ahangaha mani. None ndashaka ko mbwira imbogamizi muhura nazo muri kano kazi kanyu nk'abakozi nk'abacuruzi b'amayinite. Sha imbogamizi duhura nazo ni abantu b'abateka mutwe, wenda baza bakadutekera imitwe mani kugira ngo batujye utwacu mani. Nushona abantu bahanga mani byarabababaje, ubusanga buri wese kugira ngo abone icyo arya n'ukwirwanaho mani. Ugasanga natwe nyine yaje kudutera injuga bikarangira baturiye n'utwacu. Burya rero dukora tugira ngo twiteze imbere, tuzanubake n'umuryango. Wowe ku giti cyawe ugitekereza kuzubaka umuryango?
sha ubuzima bwo hanze aha buba bugoye mani, buba bugoye. Urareba nyine umuntu aba yaje ahangaha ngo arebe ko byakunda, ariko nyine ibintu byagenze neza mani. Umuntu yakatira mani imihanda akaza agatamago nyine nk'abandi bose. Agatamago tu agahita amutamo kabisa. Uri guteganya gutamago? Hari umukunzi ufite se basi uteganya bati uyu mwana nzamutamago? Umukunzi cyangwa ufite benshi? sha nyine uko ubizi mana abasore nkatwe. Yego. Ewana umuntu abafata wabonye cyana n'iki urumva nyine agomba kugitamo. Se nubizi reka wera umukunzi urumugiraho umwihariko ugati uyu ni umugore wanjye niwe sezerano ryanjye. Ubundi mani hari ukuntu buvuga ati mu myaka ndimo ndi uwo kwirira abana, nta kintu nyine urafata cyo kuzana umugore. Rero nanjye igihe ndimo cyane icyo kwirira abana. Ewana wenda igihe kizagira mvuga ni reka nkatire ano mabici. Ewana nanjye mutemo wallahi. Abakobwa bose muza bari amabici, aho muza bari amabici nta n'umwe uvuga ati sha nyine mani se uzasanga umubebi mani muri buwate ayo bari amabici mani. None se ni ukwanga abakobwa ako ntabwo ari ukwanga abakobwa bose mukundana mwarahurira mu mabuwate? Hari basi nk'umwe ushobora kuba ati uyu nguyu mwiyumvamo byibuza, cyangwa babivuga ati nubwo wenda nirirwa muri izi ndaya ariko hari uwo byibuza niyumvamo. Haba hari umubebi se sha ubu ngubu nyine urumva nta muntu twahuza nta mwiyumvishe, urumva ntibyashoboka. Rero nyine abo bose mba nabapofotse nyine, nawe urabyumva nyine mba nabakunze tu. Amakuru nari ngufitiye ko hari umukobwa ushobora kuba agukunda kwiyumvamo, yari yakuntumyeho, navuze ngo ndaza kuza muri zino karitsiye, avuga ati nze kuza kuba nagusuhuza ariko nkubaze nimba umukunda cyangwa se utamukunda. Ariko nasanze ubwo utashobora no kuvuga izina ryiwe urumva koko nagende ubwo ntabwo ari uwacu. Ariko nyine urumva nanone mwana nyine wasanga nyine wenda bari uwo twarahuje nyine tukagirana ibihe byiza. Ubwo rero urumva ntabwo wabura kumukunda mani. Ega nubwo umuntu aba ari muri ubu buzima ari mu masiteresi n'iki mani, natwe tugira imitima ikunda mani bro. Ubwo rero urumva tugira imitima ikunda mani. Inkomoko yawe ni hehe wowe ukomokayo? Inkomoko yanjye ni mu Ngororero. Ni mu Ngororero. Ukaba waraje i Kigali gushaka ubuzima, ariko wenda si kano kazi konyine wakoze, wambwiye ko wabanje kujya imihanda. Mbere yo ukiva imihanda ni akahe kazi kandi wakoze? Mbere yo kuva imihanda nyine mu cyaro cya nyiri ngeze i Kigali. Ugeze i Kigali sha ngeze i Kigali nyine urumva umuntu yazaga nyine ari akazi ko mu rugo kwa danje nyine. Niko kuza kubona ko nyine akazi ko mu rugo katanunga, mpita nigira mu gikarani mani Nyabugogo. Mu gikarani Nyabugogo ucuruza amayinite. Nuko nguko ubwo nyine ubigira no kuri runo rwego watangiye kwicuza amayinite. Ariko ikintu kiba kimbabaje no kumva ko umusore nkawe ukiri kwishakisha ugifite ibitekerezo byo kujya mu bakobwa batandukanye. Ni ryari uzahitamo umukobwa ukavuga uti cyo koze ngo tuzabana? Sha nyine urumva akenshi mani hari igihe uzana umubebi urumva bitewe wenda nuko wagize n'iki ugasanga nyine umuteye inda urumva. Ariko mani wenda ndashaka ko nanjye mu gihe ibintu byakunze wenda nzagira nanjye nkubaka umuryango mani. Ninde wahindura imigambi yawe mana, ninde wavuguruza icyo wavuze, uvuze yego nawe avuga hoya, uvuze hoya nawe avuga yego. Gumya umupfuke ayegereza mikoro. Ndashaka ko utubwira uyu muntu ninde. Urakoze cyane. Uyu muntu ninde? Uyu muntu yego ko byagenda kose shanumvisha ari umubebi kabisa. Arasa n'umuntu wandirimbiraga ariko mbere usibye ko nari kwibuka izina rye neza. Ntago bagukunda. Sheri uranyanze? Oya ntago nkwanga. Urasebeje mu ruhame rw'abantu. Ubwo nari nagize ngo ntunde ariko ndagukunda nubizi se. Yitwa ngo iki? Yitwa ngo iki?
Njye nakundaga kumwita Karabo Keza. Yego. Niko wakundaga mwaratandukanye? Sha ndumva muheruka mu minsi yashije nyine ntarazi imihanda ariko ewana ndamwibutse numva akabishyiramo ko mukundana. Sha n'ubundi naho nagiye tu naho nagiye uracyamukunda? Sha nari bito ko nta mugore mfite se. Ariko ayo makuru naturafite. Oya ntabwo yabikora. Sheri iwacu nyuma wabitinyuka. Sha urumva nyine ndahita mbikatira ibyo byabaye mbere ariko ndahita mbikatira wala. Muririmbira kandi karirimbo kamwe twagiye. Ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, numva naguhobera gusa nkatuza. Orekera ibyo birahagije se kuki utahita uhaguruka ngo unahobera umukunzi wawe nyuma nubwo ya mitaka yabiranago. I love you so much. Ndagukunda cyane. I will never forget you. Urumva bari batangiye guterana imitoma kabisa. So umva se none kugira ngo twigane ndashaka ko noneho utubwira hano twakwicara kugira ngo tutaza kuba twagira ibintu byinshi kabisa tuganire fresh. Urumva rero musanze n'iki mu kazi ndagira ngo tube twicaye harayijya gatoya. Hari hari intebe se watwicaza? Hari ahantu hari agacaca. Ni agacaca. Ewana Ushira yaje kugusura niho umwicaza. Umva sha nari naramubuza aho ureba no kuri kw'Imana. Biranshimishije kwera. Tugenda twerekana twigira. Bano kuna bari kugendana nka couple kabisa, urabona ni couple ishimisha imeze neza cyane kabisa, umukobwa n'umuhungu bakundana kandi bakundana neza cyane. Icyo nabagenda uko hano kuri Stream Jesus TV we celebrate love. Kuva nagenda couple ishimishe cyane kabisa, couple y'umukobwa umwagent ndetse n'umukobwa ngo tugiye kwa twashaka ngo ahantu tuganirira ahantu n'umusore yakira abashyitsi biwe. Gato no ko muri kutuganisha ibyatsi sinzi ukuntu bize kuba byagenda. Kunze wa Stream Jesus TV murabona ubu ngo noneho tugiye kwa twafata umwanya tuganire na couple yacu. Navuga ko ari nka couple y'umunsi tugiye kwa twaganira nayo. Urabona ukuntu baba bameze, umukobwa wayiririye agafoto ameze neza cyane kabisa. Umeze mute rero? Sha tumeze neza nari. Umeze neza cyane. Umva birandenze. Ngo urishimye? Sha nukuri biranshimisha. Nyereza mikoro mukobwa. Ikamufasha. Mufasha. Harya ni usanzwe gufatira? Reka nifashe nta kibazo. Oya nagufasha ariko waje umwemera ke. Hariya tatubwiye ko kwita ngo iki? Louise. Akiri kumwe n'umuhungu batuje watese. Mba numva nuzuye care nyinshi zanyuze wallahi. Nta kibazo mba ngomba kwiteza kabisa. Wari wasigaye inyuma ntabwo uzi ibyo twaganiriye buriya. Nubibona bizatuma ukunda kurushaho. Kwa tubwiye ukuntu agukunda, urya kwiyumvamo, urya yifuza ko muzagumana ibintu nk'ibyo. Ndishimye cyane. Ni cyo kintu wamubwira? Sheri Karame, ndagusezeranya ko ntazigera nguhemukira, nzagukunda ibihe byose, tuzabana karamata, tuzabana mu bibi no mu byiza, ndagukunda. Sheri nanjye nkwijeje ko mu nzira tunyuramo nubwo twahura na Satani, mwijeje ko nta kintu azakora ku rukundo rwacu. Wabyumvise ko ari mu burara? Yego. Wabyumvise? Nabyumvise ariko kuko ngiye mukunda cyane muhaye imbabazi ntazongere kubisubiramo ukundi. Urabizi ko yajyaga agura indaya se? Oya yabitubwiye. Sheri nabyo wabikoraga? Sha ni ibyahise ariko ngiye guhita mbivamo. Yego. Ni ukuri kw'Imana. Basi musaba imbabazi. Icyo nabivugaho kuko mukunda ntago namwangira ko ibyo bibi byose yabinyuzemo. Ahubwo icyo namubwira ni uko yasaba imbabazi akagira umutima mwiza ntazabisubiremo. Ese Kigali ko ari abahungu benshi kandi batagira iyo mico mibi, kuki utazakunda umuhungu mwiza utagira iyo mico nk'iyo ngiyo? Sheri oya ntago bishoboka. Uyu niwe nihebeye, uyu niwe nkunda, uyu niwe musore nahisemo mu basore bose bo ku isi. Nta wamuruta kabisa. Nta wamuruta? Yes. Ora na wamuruta? Nawe usenya muri Edeni?
dusengera muri restoration. Muri restoration. Kuki utafata nk'umutipe musengera mu rusengero rimwe ngo ari mukundana ukaza gukundana n'umutipe acuruza amayinite we yamaje kutwiga ko agura indaya, kuki utafata umwe muri abo? Oya, uyu nguyu ni ubaruta. Ni iki yagukoreye? Ntabyo. Ariko njye ndamukunda n'umutima wanjye wose. Okay, ni fresh cyane none. Wabyumvishe ko umukobwa nubwo ukora ibyo byose atabyitayeho? Nukuri ahubwo nkurikije urukundo nyeretse. Sheri, ndakwiginze pfukamye aha ngaha urumva? Mana ndakwinginze umbabarire, nagiye mu buraya, nagiye mu bibi byose, nirengagiza urukundo twagiranye, ndakwinginze kandi mbikuye ku mutima. Ntabwo nzongera pe. Ndakwinginze. Ndagukunda Sheri, ndakwinginze ntuzasubire mu bibi. Ntabwo nzongera n'ukuri kw'Imana. Ubivugiye imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Ni isezerano usezeranije, nanjye ndagusezeranya ko ntazigera nguyu mukino. N'ukuri kw'Imana urakoze. Izahaguruka watanze imbabazi, wallahi. Urakoze. Urabona ko biyunze. Urakoze n'ukuri kw'Imana. Urabona ko n'abantu babibonye ko mwiyunze kabisa. Ni fresh cyane noneho. Muriyunze noneho? Sha n'ukuri ntabwo wabyumva ukuntu binshimisha. Ntabwo uzongera gukora bya bindi 100%. Mise nkatira abantu bose wenda n'abantu twari tubifitanye muri gahunda. Wallahi ndakatiye man. Ubundi reka nkubaze, ubundi kuva kera nk'umugore inzozi zawe yaba rero umugore umeze gute? Sha umugore w'inzozi zanjye yaruye. Dore n'uyu nguyu. Yego. N'uyu. Yarumeze umwana ukeye. Akanyara nk'ubu koko narebaga. Sha ifatire mikoro rata twiganire. Ifashe none ndashaka ko wifashe tuganire, sibyo? Yego. Mukobwa mwiza rero, sibyo? Ubona ko wongeye guhura n'umukunzi wawe, waje kumutungura umuganiriza, sibyo? Uri kumva umeze neza, yakubwiye ko ibyo yakoraga wenda atazabisubiramo, sibyo? Ndagira ngo nawe ugire ikintu umubwira cyangwa ugire ikintu umusezeranye. Sheri, Karame, urabizi ko nyimara kukubona sinzi uko nabivuga. Ariseriwe. Sheri, urakunda ngukunda. Nawe nzigera ndukunda. Ndagukunda, nzahora ngukunda ibihe byose. Ndabigusezeranya imbere y'abantu n'imbere y'Imana. Sinzigera nguhemukira. Thank you. Abantu bahana n'akabizo di. Ibyo biba bihagije noneho. Yego sha. Niko nakanyamuneza umusore neza ubwoba bwamwishe, yabuze uburyo afata ubwoba bwamwishe neza umutipe rero kuri gutitira. Sha kuri gutitira nawe ari ubwawe byagutitiza mwana. Wabuze uburyo ufatamo na mikoro wahitira. Umva sha nawe byagutitiza kabisa. To make up ntabwo tugusigaye ku munwa, buriya ntabwo ufite ikibazo. Uzi ko tubaye tunansigayeho ntabwo nakaraba. Ako kantu agaherukaga ryari we? Aka kantu akuyu nagaherukaga si imyaka 2 we. Aya wibesha neza na kandi wavuze ko uheruka mu nda rata ifatire mikoro twiganira ati rata waheruka gusoma na ryari buri? Ejo bundi kare turi kumwe ngiye kumusezera ndamuhobera nyine turasoma. Mbere yo kumusezera n'ibiki ibintu byari byabaye so nyine yari yaje kusura. Yego. Nari maze iminsi ndwaye nameze neza. Anyakira nyine nk'umukunzi we. Aranterura. Yego. Aranampobera. Yego.
umusaza hano yumiwe. Niko abantu hano bumiye ngo uburyo ngo amaso yawe ngo ufite ngo amaso niba we baramugutwara. Oya ntabwo byavamo, turakundana cyane. Yego asushira arabizi ko ufite amaso meza we. Yamwereka reba. Egwe nukuri ko Imana ubaye utareba aya maso waba ufite ikibazo cy'amaso ntabwo waba ureba neza. Niko ngaho rero sibyo wahoze umuririmbira, ndashaka ko umuririmbira akaririmbo noneho kugira ngo umwumvishe ko umukunda pe. Twagiye. Ibitekerezo byanjye mbihoza kuri wowe, sisiba kugukumbura. Nubwo uri kure y'amaso n'uri kure y'umutima, burya nta joro ridaca nzi ko nzakubona. Maswiti mutima mutima, maswiti mutima, usiba n'ejo n'ejo undi kaza nzi ko nzakubona. Bimeze neza cyane cyane cyane, biranshimishe rero. Ikigaragara cyo uramukunda bya nyabyo. Yes, ndamukunda cyane. Uramukunda cyane. Yego. Umaje kunana ngura nako umukunda musaza. Nkunda uyu nguyu. Musaza ashaka gukundwa. Mugatenga ni mugatenga ndahazi ariya kuri Gobyoni. Wabyumvise abantu utegera ndege urumva ko nta mukobwa najya bijyamo. Oya nese utegera gutega hari ukurundi buryo buriya yanyitiranyije. Aba ni abashaka kudutanya. N'abashaka kubatanya. Ni abashaka kudutanya. Yesu we cyane byiza cyane rero twishimiye kuba twabaganiriza sibyo. None nk'abantu bakurikiranye kino kiganiro cyanyu urabona ko umutipe wawe acuruza amayinite sibyo, ariko dufite abasore benshi hano hanze wakagombye kuwukundana nawe, ariko ubundi wowe yatubwiye ngo waryo iwanyu watubwiye ko mu Ngororero. Wowe wanyu ni he? Iwacu ni Nyamagabe. Nyamagabe ariko ndi na i Kigali nyine. None se harya Ngororero na Nyamagabe ba mu karere kamwe bibamo? Oya ntise mwahuye mute we kugira ngo umuntu w'Ingororero akundane n'uwa Nyamagabe? Ni ibintu Imana nyine yipangira. Ni Imana yipangira. Gahura n'umuntu. Nawe rero utari gutekereza kuri shero wanze ukonje. Oya ntabwo nuko muri kumutera isoni. Yego oya mani nabyisoni. Nabyisoni. Ni byiza cyane. So ariko nabonye ukunda kuririmba cyane. Nabikunda cyane. Arakembo se ugeze wandikira sheri wawe ndetse wenda kuntu uri kurimbiza abantu uretse n'izabana. Nzamuteguririye. Uzamutegurira ntabwo urayitegura? Nzamuteguririye. Ni fresh cyane none se ikindi kintu tuganira n'uyu mutipe yambwiye ko akunda ngo abasore nako akunda abakobwa bambara ngo utuntu tumeze neza ukuntu tugufi n'iki. Uzabigenza gute kugira ngo uhindure style nyine utangire wambare imyenda ikurura abagabo? Bitewe n'uko amukunda nyine nzajya ngerageza njye mu masoko atandukanye ngura imyenda myiza akunda kugira ngo njye mushimisha nk'umugabo. Wala kamino uzajya ugakubitamo cyane rwose. Sheri ntubikunda? Mva ubwo ibyo nibyo byanjye nanjye ndahakubereye rwose. Ukuri kw'Imana urakoze cyane. Yego. Twari wari kutubwira ko nta ndirimbo ufite wabarandikiye sheri wawe ariko uteganya kuba waza iririmba cyangwa se waza imuririmbira. Hanyuma rero tuganire ku bakobwa b'i Kigali, urubyiruko rw'iki gihe. Iyo urebye ubona urubyiruko rw'iki gihe rwitwara gute? Urubyiruko rw'iki gihe bamwe na bamwe usanga mu myambarire batitwara neza no mu mibereho isanzwe nyine batitwara neza. Ugasanga bahuye n'abatipe muri Kigali nk'uko ugasanga baboheje ibintu bibi nk'imyambarire nyine. Hari imyambarire ntabwo arakoshya. Ntabwo arabinyushye. Ko yatubwiye ko nta mukobwa wahora ngo bigende gutyo gusara. Njyewe ahubwo nicyo namukundiye kuko yanyubashye, ahubwo iyo mico mibi ntayimbwira. Yatubeshya ubwo ngubwo.
yatubeshyaga ko nta kintu mwibwiye. sheri ntacyo. ntacyo mani, ibyo byari iby'ahahise, byari iby'ahahise, ariko kuri uyu we ewana ntacyo kabisa. So tuze nk'abagana ku musozero w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo noneho ugire nyuma ya byose nubwo wagiye umugira iby'umusezeranya, ndagira ngo noneho ugire nk'ikintu umubwire kuko burya abantu bose mwakundanaga se ntabwo higeze hagira abantu ashaka kubateranya se? Byajemo cyane pe. Tubwire nk'inkuru y'umuntu ashatse kubateranya ukuntu byagenze. Ni ukuvuga ngo ni umukobwa bakoranaga, ubwo rero nyine kubera nakundaga kuza kumureba hano akorera, ubwo rero uwo mukobwa nyine nkajya mbona ari kutwitegereza cyane, noneho sheri wenda twaba turi kuvugana akambwira ngo ariko sheri ngo ko hari umuntu wambwiye ngo ahantu utuye ngo hakunda kuza umusore cyane, koko nibyo? mubwira ariko sheri kuzi ko ngukunda, ubwo uwo musore yabaje kuwusura aje yitwaje iki? byongeye uri no kuvuga ko akunda kuhaza buri munsi. ubwo rero nyine nza kubitekerezaho nawe neza tubiganiraho, nza kumubaza nise ubundi bintu bumbwira ubikuye hehe, arambwira nyine ngo ni uwo mukobwa nyine bakorana wabimubwiye. Yego. Okay, ni byiza cyane. So dusoze rero, ndagira ngo mwongere munahoberane ko munatwike ko mukundana basi. Orange darakundana. Neza. I love you so much. Ako iyo umaze guhoberana akandi kantu batanga se kara kantu kuti mukibagirwa. Aya ntago rwara rukundo. Umuntu wakundana basomana aho ngaho kwitama. Aya urukundo ntago rwuzuye. Murakoze cyane.